ngwino kandi mama ariyo kihisha mama nzi ko mwihishe kikambira ngo ngwino mama yajya kuneka kikambira ngo hagarara gatagiye guhindukira atakubona ngahagarara kikambira ngo genda buhoro buhoro nkugiye ku irembo kagenda buhoro nge nacyo turimo kuvugana twagera ku irembo kikambira ngo vuga ngo ndi Imana nturi Imana kitumva rero twiruke nge nacyo tukiruka umusozi nawe uzamukaga iminota nakubitagaho buhoro rero kuko mbabara cyo kikambira ngo ntabwo ari uko twavuganye nkumva cyafashe umutwe kagenda kubita ngakubita nkumva ko umutwe wamenetse Yesu azi kurinda ikaturitaze ikadukirizaho tutari gukirira inshuro igihumbi rero nazikubitagaho itadohoyemo n'inshuro n'imwe ugira imbabazi ni Kristo yagiye ku musaraba ngo abanyabyaha bakire no shitani nubwo wamukorera imesi yawe yose ahemba urupfu yego rero karinza gukubita umutwe ku giti kawa ngo noneho rero ngo tugiye ngo genda akanjyana ahantu hari ibisura n'ibyatsi biryana hariya mu mugi ntago muzi ibisura ni ibyatsi biryana ako ubwo waje no sindakwereka igisurara ndajya kukiguha kigukoreho wumve sibyo se ngero cyanjyanaga mu kikambira ngo kuramo imyenda ngakuramo imyenda yose nkiyerekamo nambaye ubusa bikambye nkagira umutwe wamenetse kagira n'ibisura bindya cyarangiza kikambira ngo Shuti bakunzi ba channel Urugero Rukinguye TV turabasuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha turabashimira mwebwe mugiye mufatanije natwe uko tugenda tubibabwira tugenda dufatanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi dusengerana duhugurana nk'abagenzi bajya mu ijuru uyu munsi rero twabazaniye abatumirwa ari umutumirwa twatumiye turimo turagenda turashakira ubuhamya hari umutumirwa rero twasabye ubuhamya bamwe muramuzi abandi ntimumuzi abatamuzi muramubona kandi abasanzwe mumuzi ntekereza ko ari bubagirire umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana ibaho umugisha uwo mutumirwa twatumyeho ngo aduhe ubuhamya ni umuntu Imana ifite aho yamukuye mu bubata bwa Satani ubwo bari baramutanze ngo azakorere Satani Imana iramukiza ndetse nyuma tuzagenda tubereka n'umuntu wamusengeye akamukura muri ubwo bubata igihe cyaje kugera ndetse akurwa mu mubiri ageze ku muryango w'ijuru arongera aragaruka turasenga tuzabagezaho n'ubuhamya bw'undi muntu bajyanye urwo rugendo rwo kugera ku muryango w'ijuru ndetse akagaruka mu mubiri rero ntuzacikwe na kimwe muri ibyo biganiro by'abantu batatu batandukanye uwo muvugabutumwa rero ugiye kuduha ubuhamya yitwa Semajeri Gaspard ngewe ubwanjye numvise ubuhamya bwe njya kumushaka arabumpa koko turi kumwe ariko ubu ngubu namwe agiye kubagezaho ndizera nashidikanya ko uri bufashwe kandi Imana iguhe umugisha reka nsenge ubundi mukurikirane icyo kiganiro mu izina rya Yesu turagushimye data kubw'uko uri mu ruhande rwacu mubisha nawe dusengeye aka kanya tujye kumva ibyawe tujye kumva uburyo ukiza tujye kumva ukuntu ubohora tujye kumva ukuntu uvana mu rupfu ukajyana mu bugingo darasenga mu izina rya Yesu ngo niba hari uwari upfuye nawe azize ibyaha bye umukize kubw'iki kiganiro agiye kumva niba kandi ari uri mu rugendo rukomeremo mu izina rya Yesu Kristo uduhana umugisha n'abumva kandi ukuboko kwawe kwiza kube kuri twe umugisha uwitanze duha iki kiganiro kandi umugisha ugiye kwitanga cyumva cyubaro n'ubutware by'Imana mu izina rya Yesu amen yego turashima Kristo umwami n'umukiza wacu twa Pasiteri Semajeri Gaspard umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR ururembo rwa Muhoza dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu nifuje rero ko tuganira ijambo ry'Imana ririmo n'ubuhamya mu mwanya mutoya turasoma rero ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva ibice 14 umurongo
15 haranditswe ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Urumva ari ryo jambo tuganiraho, gukomeza kugenda. Mu rugendo habaho ibinaniza byabuza umuntu kugenda. Mu rugendo turimo, uru rugendo ruraruhije. Hari umuririmbyi wavuze ngo nyura mu misozi hanyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Buriya ubupfubyi ni impamvu yatuma ureka gukomeza urugendo. Ubupfakazi ni impamvu yakubuza gukomeza urugendo. Ubukene ni kimwe mu byakubuza gukomeza urugendo. Ibigeragezo by'uburyo butandukanye, urushako rubi rwakubuza gukomeza urugendo. Kubyara nabi byakubuza gukomeza urugendo, kuko ni impamvu wakwishingikiza uti shingiye ko abana bananiye nayo ntibanshoboze, ndumva no gusenga nabireka. Shingiye ko nari narayisabye umugabo mwiza, aho ko mu mugabo mwiza ikaba mu mugabo uhora nkubita, ndumva ari impamvu umuntu yakwitwaza akareka gukomeza urugendo. Ariko twumvise ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Mose ngo niki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Ese umuntu buriya yaba imfubyi Imana ibiyobewe? Umuntu usapfakara Imana ibiyobewe? Umuririmbyi yararembye ngo ibigeragezo nubwo byaba byinshi bite se bibasha kunyura ku munzani we, ibyo ashimye ko bimbaho bikangeraho, muri byose akanyigisha kumushimira. Urumva ko Imana yacu ni omnipresent, ni omnipota. Ibihe byose ibirahoze icyarimwe. Nta byakubaho rero itabizi, nta n'ibyambaho itabizi. Yaravuze ngo ibishwi bibiri bigurwa ikuta rimwe, ariko nta na kimwe gipfuka moya Data wo mu ijuru atabizi. Numva rero urugo rutakunanira Imana ibiyobewe. Ntabwo umugabo yakubera mubi Imana ibiyobewe, nta nubwo umugore yakubera mubi Imana ibiyobewe. Impamvu rero yabwiye Mose ngo niki gitumye untakira, yaravuze ngo nta mpamvu n'imwe izumvikana. Nta mpamvu n'imwe izumvikana yo guhagarika urugendo. Ntayo. Tubwira abantu rwose, umuntu aravuga ati nawe ushingiye ku byo nahuye nabyo nawe wari wowe wabireka. Ariko reka nkubwire mugenzi, ushiki wacu ya mwene data, aho waba uri hose, nta mpamvu n'imwe Imana yemera yo guhagarika urugendo. Kuko ijambo ry'Imana rizi ko ubugeragezwa, Imana ibizi uko ugeragezwa. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo. Kuvuga ngo njye natanye nawe ngo kuko ngo yarankubise ngantesha agaciro ngaranyandagaza ngo bituma ntana n'umugore ngo nsaba divorce. Kuri weho ni impamvu yumvikana, ariko ku Mana iyo mpamvu niyumvikana. Nta mpamvu n'imwe izumvikana uretse kuba warakijijwe. Saduraka na Meshake na Abedenego bari kuba bati dushingiye ku muriro bacanye tureba, bakawenyegeza inshuro ya mbere tukayisenga ntibabuze, bakawenyegeza inshuro ya kabiri tukayisenga ntibabuze, bakawenyegeza inshuro ya gatatu tukayihamagara ikicecekera, bikagera ubwo bawenyegeza 5, bakagera 6, bikagera ku nshuro 7. Ubu se yo yari irihe noneho? Nayo yari ishaka ko dupfa, ntizaturenganye. Yari impamvu yumvikana. Daniel ashingiye ku nzara y'intare zari aho ngaho, bashonjesheje, agasenga uwo mwobo w'intare ntiyufunge, akumva gutontoma kwazo, ariko batumva Mana nawe ari wowe rwose zatontomye ngira ubwoba. I'm sorry,
niba nacitse intege nambaye umubiri, iyo yari impamvu yumvikana. Ariko kuko nta mpamvu n'imwe yumvikana yo guhagarika uru rugendo, Saduraka na Meshaki baravuze bati okay, muri uru rugendo harimo no gupfa. Kandi nyirarwo aravuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Sinzi niba ikigeragezo cyakunanira ugapfira mu mwami. Sinzi niba ibyo wari urimo urwana nabyo byatuma ujya mu byaha ngo uvuge ngo urapfira mu mwami. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka ngo ye gupfira mu mwami ntibivuga gupfa uri umukire, ntibivuga gupfa ari uko washubijwe ariko ibyifuzo bye byose byagezwe. Gupfira mu mwami ni ukwemera kugira ibyo uhara, nubwo ibyo wari uzi urakorerwa, nubwo utabibona, ntibitume ugamburura mu bukirisitu bwawe. Rero muri make Imana yarebaga inyanja, nose yari yiyobewe. Iyo nyanja yari iteye Mose gutaka, Imana yarayirebaga. Imisozi yari iburyo n'ibumoso, Imana yarayirebaga. Nta ntambara n'imwe ufite Imana itazi. Nta rugamba na rumwe urwana Imana itazi. Amacumu n'imiheto n'imyambi n'inkota abo kwa Farawo bari bakurikiranye, abo Mose ari kumwe nabo, Imana yarabirebaga. Koko umuririmbyi yaririmbye, abarokore rero ndabakunda, rimwe barabyubaka ubundi bakaza bakabisenya, ati Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, nibireba naho tutareba. Ubwo ibyo tureba n'amaso yacu nibyo inaniwe. Uzi kidukiza ibyo tuzi, ikadukiza n'ibyo tutaramenya. Ubwo rero Mose arataka, kandi disuku yatakaga yari kumwe nayo. Yari yayibwiye ati haguruka tujyane, nayo iravuga ngo nzajyana nami. None yari yagambiriye kubajyana i Kanani. Bari gushirira mu nyanja bate kubageza i Kanani yababwiye? None se irabeshya? Irindi jambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Rero impamvu yabwiye Mose ngo niki gitumye unakira, reka tureke ibya Mose. Nanjye nawe hari ibitubuza kugenda, hari ibitubuza kugenda. Kandi Imana umwanya nge nawe ratubwiye ngo ibyo bimbuza kugenda nge nawe ntabwo bibona nk'impamvu. Ibyo bimbuza gukiranuka nge nawe ntabwo bibona nk'impamvu. Iravuze ngo dukomeze tugende, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Niyo magambo yagendaga abwira ariya matorero uko arari. Uwunesha nzamuha, uwunesha azambikwa, uwunesha azarya, uwunesha azahabwa. Hari aho yavuze ngo cokora nuneshwa, hari ako kantu se yagashyizemo, nunesha. Babwira Abayisiraheli bakomeze bagende, bakomeze bagende. Nge nawe hari ibitubuza kugenda. Ariko umuririmbyi yararimbye ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe, ahari yegereye urupfu uzi kurinda Mana we. Urumva buriya aho wavuye naho navuye, ubundi hari uruhare twabigezemo. Mu isamwa ryawe hari inda nyinshi zisamwa zikavamo. Mu ivuka ryawe hari abana bavuka bapfa, wavutse neza. Umaze kuvuka kandi hari indwara zica impinja utahuye nazo, urabyumva. No mu gukamba kamaro umuririmbyi yaririmbye ngo warahabaye 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 cyage. Ntago nayimenye yose, nasekeye umwanzi nkarya icyo ntazi, ngakamba ntaziyo. Warahabaye nawe wenda wavukiye mu mujyi, ariko nkatwe twavukiye mu giturage. Urumva hari ibitega bacukuraga mu mbuga, urabizi.
ese ndakikubwira ne mama, ni icyobo gifata amazi. Hano ntabwo bagicukura ngo gifata amazi kubwo kurinda isuri, kubu tubisabwa ngo buri wese agire icyobo gifata amazi ye cyangwa ikigega. Bo icyo cyobo bagicukuraga nk'ikigega ahubwo cyo gufata amazi, bazinikisha amasaka. Kwinika amasaka urabizi se? Amasaka ubundi bayinika ari amakoma, aba ari amakoma, amasaka y'amakoma ariko urayazi. Yego, amasaka y'amakoma nari nyine amasaka yera ari amakoma, ari umutuku, sibyo? Shokora rero n'amasaka y'umweru yitwa mera, hariya mu karere ka Bugesera barayahinga amasaka y'umweru. Nyiragikori ntago nge nari nzi ko ari amera kubera ko aba yera nyine. Rero amasaka kugira ngo avemo ubushera, ubushera se n'ubuzi nabwo, ikigage cyangwa se reka tuvuge mbese ibivuzo ni iriya fu iba yatetse hasi, kuko iyo bagira ubushera bacuruza nyine buriya bubugira, ariko biriya byasigaye hasi ifu yabyo cyangwa se ibikatsi byabyo byo byitwa ibivuzo. Rero ariya mazi twavuze yo mu bitega, ariko ubwo ibitega wabyumvise noneho ni ibyo bacukuraga mu rugo, ari ibyo gufata amazi bazifashisha. Imigezi yabaga kure, nta nk'ubu turi mu iterambere aho buri wese afite amazi mu rugo, urumva, cyangwa se avoma hafi, kuko muri metero byibura 30 uba ushobora kubona amazi n'udafite umugezi mu rugo. Ariko abenshi bafite amazi mu rugo, mu iterambere turimo amazi arahari rwose, sibyo? Rero amazi icyo gihe yaragoranye. Noneho rero amazi yo kunywa washobora kuva mu gitondo ugiye kuyashaka ukagera mu rugo nka 8 wazindutse kare, urumva ko byari bigoranye. Noneho wagera n'ingorane ukaza, kuko twavomeshaga amasafuriya, safuriya urayumva ariko mvuga icyungu se amasafuriya cyangwa utubindi. Akojya ntabwo akabindi nakikoreye, kuko akabindi n'ubundi nanjye nakuze utubindi twikorerwa n'abantu b'abagabo, ntabwo nikoreye ku kabindi. Oya, rero twe twavomeshaga amasafuriya ariko ukayikorera ku mutwe ugashyiramo amababi yo kubuza amazi gucubangana, tukayita amaviko. Amaviko si byiza se ko mubimenye? Ni byiza ko tuvuga aho yadukuye, ko umwe ntimuzi amaviko, umufuniko uri hehe ugafunga. Uzagere umuza tubigishe. Noneho rero ari ayo mazi, icyo gitega cyo mu mbuga cyabaga ari kirekire ku buryo nk'umwana muto w'imyaka 3 cyangwa 4 yabaga yapfiramo cyuzuye. Kandi noneho umwana gukambakamba ntabwo, hari n'igihe ujya gusanga ugasanga yageze mu mbere, ugasanga yageze mu cyumba, ugasanga yifungiranye mu kabati, hari n'abifungirana muri firigo. Rero twebwe icyo gihe cyacu impanuka twabaga dufite kujya umuntu atetse ukagenda ukisukaho, wenda ugakurura nk'isafuriya y'amazi ukayimenaho. Hari abana benshi bapfuye bazize iyo mpanuka. Hari abana benshi bapfuye rero bakambakamba, akagera kuri cya gitega akajyamo akabanzamo umutwe, iwabo bakamushaka bakamubura ari hehe, ari mu gitega. Izo ni impfu twasimbutse, kandi umwana kumenya ko igitega cyica ntibyashobokaga. Hari impfu yadukijije rero twubwacu tutari tunazi. Noneho hari n'abagome, hari abacecuru benshi wabaga ushobora guhereza uruhinja ngo aterure, akaza nk'uje guterura uruhinja, yahagera akavuna urubavu rw'uruhinja, ukumva agahinja karimo karataka, urumva kaniha, mu minsi nk'ibiri kakaba kapfuye, cyangwa se kakavuna urubavu uyu munsi, mu gitondo kagapfa. Agahinja kukaroga biroroshye, gukora ku tunywa twatwo
nta kibazo kagira ngo uri kubumba n'utuntu, naho wazanye amarozi washyize ku ntoki agasiga ku minwa. Aho twarahanyuze, keretse nkamwe mwavukiye mu mijyi, ariko no mu mijyi bararoga, no mu mijyi bararoga. Dufite abantu benshi bavuye mu mijyi birukanwe n'abo baturanye, akava mu mujyi akajya mu giturage kuroga uwo baturanye, kurogesha uwo baturanye, akava mu mujyi akaza mu giturage gucisha amahembe n'ibindi akaboherereza. Rero twakize impfu nyinshi. Nkanjye navutse ndwara abadayimoni, urabyumva, ndwara abadayimoni. Kandi abadayimoni akenshi babaga ari abo mu miryango iwacu, ibyo basenga. Nka papa yari umudive, ariko ntibyamubuza gukorerana n'Imana ze yari afite izindi mana zirenze iyo yajya gusenga mu isabato. Urumva, izo ngizo rero, izo mana ze ziryaga inka, akazibagiriye ihene, akazishakira inzoga, agashyiramo ubuki, akazubakira utuzu inyuma y'inzu, utuzu dutoya tw'ibyatsi. Mujye mushima Kristo, yarakoze. Noneho rero jewe byibura mu kwezi nagwaga hasi inshuro 3. Ibyo bidayimoni papa yampaye ari byo bibinkora, urabyumva. Nzo ko barwara igicuri. Igicuri kiri mu buryo bubiri. Hari igicuri uterwa n'ikibazo ufite ku bwonko, ariko hari n'igicuri uterwa n'abadayimoni. Igicuri cyo ku bwonko n'igicuri cy'abadayimoni bitandukana bite? Igicuri cyo ku bwonko ushiduka waguye hasi, kandi wewe ujya kumva ukashiduka waguye utazi igihe wagwiriye, kandi kiri iyo ufashe imiti neza kirakira. Ariko icy'abadayimoni, kandi igicuri cyo ku bwonko cyo iyo bagupimye babona impamvu zibitera, abaganga babona impamvu zibitera. Ariko igicuri cy'abadayimoni ba muganga bakubwira ko ari negative, nta kibazo ufite pe. Baragupima bagasanga nta kibazo, bagasanga uri normal. Kandi aho bitaniye nanone, uwo kiriya gicuri cy'abadayimoni gifata, we iyo uri umusore ikidayimoni kibiguteza aba ari ikigore. Iyo uri umuhungu, iyo uri umukobwa, ikidayimoni kibiguteza aba ari ikigabo. Ni ukuvuga ngo uwo kiragufata, uwo mbere y'isaha kugira ngo kigufate uba urimo kukibona. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ubona ari kujya yikanga, akajya yikanga nk'ibintu ukabona arimo arishika. Burya aba yikanga ibyo abona, kandi byo niyo kigiye kukurekura cyo mumanza kugira n'imishikirano. Ntago uriya urwara igicuri cyo ku bwonko giterwa n'ubwonko, we ajya kubona akabona arabyutse akibaza aho yarari. Ariko uriya we urwara igicuri cy'abadayimoni, mbere yuko bimurekura bibanza gukora inama, bikavuga n'umunsi bizagaruka kumufata. Urabyumva? Noneho rero iyo ari umunyabwenge, itariki byavuze aba mu rugo kugira ngo bitamutsinda ku gasozi, kuko ababizi itariki bizagarukaho. Ariko uriya we wa serivo gishobora no kumukubita mu nzira atabizi, kuko we ntabwo kimuteguza. Aho iyo kirize iziye niho ahurira nayo. Ariko kiriya cyo cy'abadayimoni ho ikikujyana mu bamuziranye, ushobora kucyurirana imodoka ukajyana nacyo kikagutwara usohotse mu modoka. Aho wicaye mu modoka ukavugana nacyo, rimwe ukajya unarakivugisha. Ibimenyetso nuko bari mu modoka babona uvugana n'umuntu ariko we batabona. Ariko wowe nyiri kuvugana nawe muvugana murebana, unumva ibyo akubwira. Rero ibyo mbivugiye turi ku ijambo rivuga ngo dukomeze tugende. Nubwo hari ibibuza, twebwe twafata nk'impamvu ifatika. Ntabwo izo mpamvu twebwe duha agaciro, Imana ari kwizibona. Ahubwo cyo iki idusabye gukomeza. Barakubesheye ngo
bituma udasubira gusenga. Iyo si impamvu yumvikana. Komeza usenge. Ngo wasenze ngaho iminsi 2 ngugira ngo uzasubizwa, ngo nuko ntibyaza ngiye. Muri myavuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azagira ate azaza. Komeza. Ngo nyine ngo umuntu ngo twavuganye ko tuzakora ubukwe ngarampinduka ngo mpita mbona ko barokora ari imbyarye. Ibyo bikubuza gusenga ngo yatu. Komeza usenge. Komeza ugende. Ngo mama yarampemukiye ngo kandi ngari mama ngo ibintu yankoreye ari mama. Ngo sinabona nuko mbibwira abantu. Ibyo ngibyo gusa yaguhemukiye ari nyoko bikubuza gukiranuka ngo nta mpamvu yumvikana uretse na nyoko. None se Kristo ko yishwe n'abaje gucungura byamubujije kubacungura. Komeza ugende. Ngo yarampemukiye ngo kandi nguzi ko ari mubyara wanjye. We mubyara wawe maze na mama wawe yabikwereka. Umuririmbyi yararirimye ngo abiringira abantu barabahemukira, babahanga n'amaso bakabakoza isoni, ariko Kristo ntabwo ajya ahemuka kandi ntakoze isoni. Niwe wenyine udakoze isoni. Nawe na nyoko yari gukoza, na so yari gukoza, umwashakanye yari gukoza, uwo wizeye yaguhemukira. Udahemuka n'umwe ni Kristo. Ni urinda ijambo akarinda n'uwo yaribwiye. Anyway, ngewe byagezaho kijya kiza kikambwira ngo kirajya kunkoresha siporo kikaza kikambwira mu rugo bariyo ngo ihisha bo mu rugo ngo ze tujye gukora siporo. Nge ngatoroka mu rugo nzi ko mbatorotse. Hari abana bamwe ujya kumva ngo yaragiye ngi wabo baramubura, agenda bizi ariko hari imbaraga ziba zimudomina adashobora gutegeka, kuko bikubwira ko nutabyumvira biragukora ibyo bishaka. Kandi koko none se abadayimoni baguteye iwanyu bagukiza? Barakukubita iwanyu ntibagukize, barakuvuna iwanyu ntibagukize. Hari igihe birara bikwicayeho mu gitondo ukazinduka ingingo zose nta na rumwe rukora, kandi iwanyu ntiwababwira ngo mubinterureho. Byashoboka se? Ntabwo bishoboka. Rero sinzi ko hari icyo nahura nacyo uyu munsi kimbuza gukomeza kugenda, kuko ibyo roho nahuye nabyo Imana yankije. Nta mafaranga ntanze, nta biki ntanze, imbaraga zakoze ibyo zikangiza nkaba normal. Ubuzananirwa iki cyantera none? Ntacyo. Nta bya none, nta nibizaza. Mose uzi ko yatatse kandi yaramurwanishirije ibikeri. Niwe wabonye ibikeri biri kurwana. Mose yatatse yarabonye ahinda zirwana kubera Imana. Mose yatatse yarabonye aho inzuzi zigaragambye ngo kuko basuzuguye iki Imana. Inzuzi zose zihinduka amaraso, ziravuga ngo iyo ngiyo basuzuguye ntinegurizwa izuru. Kubw'ibyo reka twigaragambye. Inzuzi zose zo mu Egiputa zihinduka iki? Amaraso. Abayisiraheli bajya kuvoma ziti ubwo ari mwe muravoma, reka zikaba ziretse imyigaragambye bakavoma. Abanyegiputa baza kuvoma zikigaragambye zigahinduka amaraso. Ibyo Mose yarabibonye. Mu nshuti wanjye ntabwo ugeze muri iyi myaka ntabyo wabonye. Ushobora kuba udafite ubuhamya nk'ubwa Semajeri, nawe utarakize ibyo bidayimoni ngo unyure naho byamucishije, ariko nawe aho yakunyujije ni ibihamya byatuma udahagarika urugendo uyu munsi. Niba waravukanye ingingo zose zuzuye ntaho wabiterese, umuntu akavuka bafite akaboko kamwe n'akandi kantu kameze ukuntu, iyo ni impamvu ikubwira ngo kubw'ibyo komeza ugende. Kuba waravutse wuzuye udafite ubumuga bwo mu mutwe ngo bagiye gusiga mu rugo imvura ikunyagire bakwanura nk'abanura ikijerekani cyaraye hanze, urumva ni ibintu utaterese. Kubutereka amaso bikemera ukavuga icyongereza n'igifaransa ntaho wabiterese. Hari abari mu isi bazapfa batavuze morning sa morning cya bonjour cyangwa se ni ibyo ni ibihamya. Niko muririmbye korari je ndumva ari korari Hoziyana, dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira. Imyaka irashira indi igataha ariko Yesu
ntajya ahinduka, kumwizera ibidukoze isoni. Mose yatatse yirengagije ko inkoni ye yayishyize hasi igahinduka inzoka, izo kwa Farawo zaba inzoka, iyi ikazimira. Ageze ku nyanja abonye imisozi n'ibiki arataka, ataka Imana yaravuze ngo iri kumwe nawe kandi azi ko Imana ishobora byose. Ni nayo mpamvu bamubwiye ngo ariko ubundi ni iki gitumye ntakira, ubundi ibyo nakozeho uruhare rwawe ni uruhe muri byo? Niko ubu kwera uwo ngo kuko ngo ntafite inzu mu mujyi wa Kigali ngo n'ibibanza birahenze, niko ye. Ahubwo se wari wagatuye muri uriya mujyi, ariko ubwawe gusa watura mu mujyi, ariko ubwawe gusa watura muri Amerika. Ubwo uravuga ngo ku bwawe gusa watura i Burayi, ahubwo kubera Imana turabo turi buyu munsi. Iravuga ngo ni iki gitumye ntakira. Iramubaza ngo koko ni weho wakamije inyanja, ni weho wari uyoboye urugamba rw'ibikeri, ni iki gitumye ntakira. Nyobora urugamba rw'ibikeri ari nge kamanda wabyo, nyobora urugamba rw'ibibugu n'inda zikaza kurwana, nyobora urugamba rw'imigezi. Ntiwari uhari ngo Mana ngo hari ibyo nabonye we, ngo ukize impanuka abandi bagapfa kuko atari wowe wapfuye mu bari barimo. Niko ye. Nemera ko ubona visa abandi barakubise umutwe hasi bikagera, ubwo urabona uruhare rwawe muri ibyo ni uruhe? Ubwo se umaze imyaka aho utuye cyangwa mu gihugu urimo, ugira ngo ntabo mwajyanye ntibamareyo n'ukwezi n'icyumweru? Rero wenda dusoza, Abayisiraheli nzi neza ko yamubwiye ngo icyo ufite mu ntoki ni iki? Ati ni inkoni. Rambura iyo nkoni yawe hejuru y'inyanja. Ubuhamya bw'ibyo yakoze ni inkoni ufite wakubita ku kibazo ukavuga ngo iya ntabaye hariya ntabwo hano hananiwe, iyabanje nanjye cyagiye imbaraga zayo ziracyahari. Rero twari dushoje mbabwira ko hari igihe byajya kunkoresha siporo. Siporo ni iyihe? Nuko cyarazaga kikambwira ngo ngwino, kandi mama ariyo, kihisha mama nzi ko mwihishe, kikambwira ngo ngwino, mama yajya kuneka kikambwira ngo hagarara gato agiye guhindukira atakubona, ngahagarara. Kikambwira ngo genda buhoro buhoro nk'ugiye ku irembo, nkagenda buhoro, njye nacyo turimo kuvugana. Twagera ku irembo kikambwira ngo vuga ngo ndi Imana nturi Imana. Kitumva rero twiruke, njye nacyo tukiruka. Umusozi nawe uzamukaga iminota itarenze nk'itanu, umusozi muremure wahitwa Musonga. Ndayizamukaga ni hafi n'ibere rya Bigogwe. Nahagera nanjye nkibaza uburyo mpazamutse simbimenye, uretse ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Umuririmbyi yaririmbye ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Nageraga rero kikambwira ngo vuga ngo ndi Imana nturi Imana. Siporo tugiye gukora, kubita umutwe ku giti inshuro 1000, ngakubitaho buhoro kuko mba mbabara. Ushobora gusanga umuntu wenda ufite uburwayi bwo mu mutwe ariko ikubita nkibuye ukumva ko atababara, ababara kuko n'umubiri aba yambaye, ahubwo imbaraga zimukoresha nizo zimutegeka gukora ibyo, kandi ntabwo afite imbaraga zo kwikiza. Yesu niwe ukiza. Nakubitagaho buhoro rero kuko mbabara, cyo kikambira ngo ntabwo ari uko twavuganye nkumva cyafashe umutwe. Kagenda kubita ngakubita nkumva ko umutwe wamenetse. Yesu azi kurinda, ikaturiza ikadukiriza aho tutari gukirira. Inshuro 1000 rero nazikubitagaho, itadohoyemo n'inshuro n'imwe. Ugira imbabazi ni Kristo, yagiye ku musaraba ngo abanyabyaha bakire. No shitani nubwo wamukorera imesi yawe yose ahemba urupfu. Rero karinza gukubita umutwe ku giti, akavuga ngo noneho rero ngo tugiye ngo genda, akanjyana ahantu hari ibisura n'ibyatsi biryana. Ya mu mujyi ntago muzi ibisura. Ibisura ni ibyatsi biryana,
ubwo waje no sindakwereka igisurara ndajya kukiguha kigukoreho wumve sibyo se ngero cyanjyanagamo kikambira ngo kuramo imyenda ngakuramo imyenda yose nkiyerekamo nambaye ubusa bikambye nkagira umutwe wamenetse nkagira n'ibisura bindya cyarangiza kikambira ngo biwanyu batangiye kuza kugushaka ngo ngiye kugusubiza mu rugo ngo ariko sindabakwereka nkamanuka njye mfite icyifuzo nti icyamba iyo mbabona bakabona urwo mfuye wape ntacu umuntu yagukorera Imana itagukijije nkaza twajya guhura kikambira ngo nihishe nkishi iruhande rw'inzira mu twatsi dukeya cyane bajya kungeraho kikabacira mu maso ngo bose nkabona bagiriye mu maso rimwe gutya bakanyuraho kandi ngiye ndi kubareba bakanyura kuko kibaciriye mu maso bose bakagira gutya kuva ku myaka cyanangiye mfite imyaka 4 kugeza ku myaka 9 Yesu yankije mfite imyaka 9 ese ngiye kugira 10 yego ubwo rero nkamanuka nkava nyine ubwo aho kinshiriye kibaciriye mu maso najya gusakuza ni ngo mbahamagare kamwe ngo niwibeshe ukavuga ndakwica bagakomeza bakanyuraho nanjye nacyo tukajya mu rugo twagera mu rugo kikambira ngo kura inkono ku mashyiga akora inkono ku mashyiga kambira ngo siporo dukurikije ngo kandagira mu ziko kakandagira mu ziko babandi usanga cyamutwitse umubiri wose aba yatendeganije urabona hano barebye aka ni akaguru nashyiragamo urabona ukuntu kabaye Yesu arakeza rero mu byatuma nkomeza kugenda n'aka kaguru yarinze hari abo dushya tukaba nk'ikofe urumva ariko njye urabona kambaye n'inkweto si byose rero none iki gitumye ntakira ubundi ndinda amaguru ko nta n'ubwenge bagiraga nari mfite papa na mama na bashiki banjye none se ko batashoboraga kunkiza bakaza igihe batahuke bagasanga ndi muziko nahiye urumva rimwe kikaza kikamfata ndyamye kikambira ngo ngwino tukujyane mu irimbi ntabwo ndajya mu irimbi hari udatinya irimbi se buriya kikambira ngo ngwino tukujyane mu irimbi ntabwo ndajya mu irimbi kikambira ngo utangiye gusuzugura ubwo ndasinziriye ndaryamye kikankubita ikofi nkabona nguye muri saro kikankubita irindi kofi nkabona ngeze hanze ubwo ndasinziriye kikankubita ikofi nkabona ngeze ku irembo kikanjyana no mu irimbi ry'iwacu cyahangeza kikankubita urushingo ushobora ukanguke kwanza nakanguka ngasanga ndi mu irimbi nambaye ubusa sinzi iyo cyanyujije cyakinguye kigakinga ntabyo nzi ubwo nkumva buriya abantu badakijijwe iyo unyuze kwirimbi wumva izindi mbaraga wumva amajwi wumva ibintu bigutera imijugujugu urabizi se wumva ibintu byinshi rero Yesu abari muri Yesu bafite amahoro ntabwo udakijijwe ntabwo wakwinyuza mu irimbi haba harimo imbaraga zikomeye zirimo hariya rero nkumva bimwe biri guseka nkumva ibindi bimwe bicanye umuriro nyirukanka hano iwacu haba amakoro nkagenda nsitara ku mabuye inzara zose zari zarashyizemo nkaza niruka nambaye ubusa nagera mu rugo ngakomanga ngasanga harakinze ababyeyi bagatunganya amashyi banjye umwana ko mwaryamanye byagenze bite bati ntituzi igihe yagendeye bakankingurira bakancanira nk'uko nagarukaga mu rugo nka saa 8 aho rero Yesu yarankijije sengewe uyu mama umwanya murakira yitwa Nonsiyata Nyirandemiya Nonsiyata niwe wansengeye Yesu akoresha imbaraga ze arankiza ndakira nanjye mba muzima nk'abandi niki gitumye nakira bwira abayisirayeli bakomeze bagende iyanyijije nawe yagukiza iyantabaye nawe yagutabara ndumva arakagaruka kadusenga Imana Mana yacu nziza hari impamvu nyinshi turebaho nk'abantu
tukumva rwose nawe ubwawe utaturenganya dushingiye ku bigeragezo dufite n'intambara. Hari igihe umuntu yumva rwose yavuga ngo Mana nawe urabizi ko nagerageje, ariko rya torero wararibwiye ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Turagushimye ko wadukuye aho tutari kuva, waturwaniriza tutari kurwana. Burya Mwami Data wa twese uratureberera. Dusengeye abacu hirya no hino bari bahagaritse urugendo kubw'intambara, bari bahagaritse urugendo kubw'ibibazo, bari bahagaritse urugendo kubw'urushako n'urubyaro, bari bahagaritse urugendo kubw'impamvu zo bafataga nk'izumvikana, ariko turabasengeye ngo ubahe kunesha, ariko ubarinde guhagarika urugendo, kuko ntawakwihakanye uzakubona, ntawaretse iby'urugendo uzakubona, ahubwo uzomora inguma abakomeretse, uhanagure n'amarira abayarize kubwo gukomeza uru rugendo. Urakoze Mana, uduhe imbaraga zikomeza, mu izina rya Yesu, amen.